mbonye twari turimo tuganira kuri uyu mukino wa Liverpool na Arsenal ari no ma ekipe navuga ko mu Bwongereza abafana bayo bashobora kuba banezerewe n'amatransfer amakipe yakoze mu buryo navuga ngo buhagije. Abandi hari aho wumva bavuga batari ko na runaka arakenewe n'undi yarakenewe. Kuri Arsenal twavuga ko nyuma yo gutangaza Pierre Nkapi myugariro uvuye mu kipe ya Bayern Leverkusen, top target ya transfer za Arsenal zose zirabaye muri no mercato. niko biri kuko Arsenal yaje gushima ahantu hose hayibabazaga cyangwa se hayiryaga kuko harashize imyaka myinshi Arsenal ubona ko ikeneye kujya ku isoko rya rutahizamu bamugiyeho Victor Gyökeres. Icyo cyari ingenzi cyane. Bagiye ku isoko ry'umusimbura wa Bukayo Saka baramubonye. Bagiye ku isoko ry'umukingo ushobora kuba wakina yunganira Odegaard cyangwa se akaba yafasha uruhande rwa Martinelli na n'uyu musore Trossard. Babigezeho bazanye Bercheze, basimbuje Thomas Partey wagiye, bazanye uyu musore Zubimendi, bazanye umukingo ukomeye gusimbura Jorginho nawe baramuzanye Norgard, bazanye abakinnyi bazaza kungana muri defense byo ku munsi w'ejo byanagaragaye. Muskera usimbura Saliba baramuzanye, bazanye umukinnyi ubisikana n'ugiye Pierre Nkapi ubisikana Kiwiyo nagomba kujutanga support yaba hari kwa ruhande rw'imoso rwose yaba mu kibuga hagati cyangwa se agakina kuri nimero 3 baramuzanye nawe. Ubona ko isoko rya Arsenal uyu mwaka abakinnyi yazanye niba abakinnyi bonaga ko bagomba gufasha no mwizamu. Bazanye umunyezamu agomba kuba Kepariza bagomba gusimbura umunyezamu wagiye. Ni isoko risa nkaho ribahiriye kucyo bifuzaga. Ibisigaye top priority rwose biraba biri mu biganza by'umutoza uko ababyaza umusaruro ukoresha abo bakinnyi ikipe iguze. Pierre Nkapi ni wari utegerejwe yahawe nimero 5 zajya yambara. Indi nari nkomojeho Deus ku kijyanye na transfer ni ikipe ya Liverpool. Aho navuga ko basa nkaho ibintu bitagenze neza ni kuri uyu musore kapiteni ikipe ya Crystal Palace Maguire, ariko izindi zose kuri Liverpool nabo barazikoze impungenge nyine zirahongaho muri defense bijyanye n'uburyo binjizwaga ibitego. Bari babonye solution nziza, gisubizo cyiza muri Maguire, umwe mu badefenseri beza b'Ubwongereza bari mu Bwongereza, kuko kuva 2021 ajya mu ikipe ya Crystal Palace ni umukinnyi urwego rwe rutarasubira inyuma. Ubona ko buri munsi agenda ava muri Chelsea, buri munsi agenda ubona yongeraho naho yinjiriye muri ekipe y'igihugu ndumva atarasigara hari. Yari umukinnyi mwiza ari gutanga ibisubizo byinshi, ubwo harimo na bya bindi byo kuba na Konate gutangira nabi, kuvugwa kazagenda wenda hari aho umutoza kuvuga ati reka nkoresha uyu nguyu niba uwitwa Konate tutakiri kumwe yicara azagendera ubuntu, ariko ibyo ntabwo bikunze, niyo disappointment bayemo. Ariko unarebye ni ibintu byikora, basohoye abakinnyi 8 bagomba kwinjiza abandi 8. Yego no mu mibare bihita byibaruka byumva. Ni ekipe isa nkaho ubundi sezi ishize navuga ko ariyo yagomba kuba sezo ya transition ku ikipe ya Liverpool ndetse no guhindura era ikiragano, ariko umutoza yaraje afatiraho aho Klopp yayisize abasha gutwara igikombe. Niyo mpamvu n'uyu munsi wabonaga ni ekipe imaze gushora amafaranga arenga $400 ku isoko muri abo bakinnyi 8, kandi bose ubona ko bafite impact nini mu kibuga. Ni abakinnyi bato bose bari munsi y'imyaka 25. Benjamin, cyo ni ikintu kiba gikomeye cyane muri signings. Abakinnyi bose bari munsi y'imyaka 25 byibura bari hagati y'imyaka 7 n'8 bakina, ko bashobora kuba byibura ku myaka 32 aho ngaho ariho wafungira ko baba bari mu kontra yabo yanyuma. So mbona rero ko uretse icyo naherewe cy'umudefenseri, ariko ahandi Liverpool yari yubatse ko gutakaza Diaz, ugatakaza Nunez, ugatakaza Jota, ukongeramo Isaac na Ekitike, ahari no ku rwego menya bitandukanye. Birashoboka ko kimwe mu bibazo byagaragaraga kuri Liverpool biroroshye guhita ubibona ko muri defense yabo hari hakeneyemo umuntu bidakunze bifite na kibyo cyo bisobanuye. Kurebye n'urwego rw'umudefenseri bashakaga birakwereka uburyo bari bakeneye kubona mu ndi myugariro. Basinyishije umukinnyi muto witwa Giovanni Leoni muri defense utarajya mu kibuga ngo turebe, ariko amake mu ikipe y'Igihugu ariko yahise hamagarwa mu ikipe y'Igihugu, ariko ni muto, imyaka 18. Imyaka 18, kuko n'ubundi Liverpool abakinnyi nk'abo ngabo abo bashaka kugira ngo basigarane nk'icyo navuga nka DNA za Van Dijk yarabashatse, niyo yabanje kuri Reniero ntibyakunda, baza kujya kuri Dean Huijsen, ejo bundi kuri
muri ino sama ntibyakunda aragenda babanje kuri Jarori Hato niyo kipe yo mu Bwongereza bwa mbere yabanje kumuvugwaho ntibyakunda nawe umukinnyi we mutoya muri defense umutima wa defense bamushakaga bamubonye muri Giovanni Leoni wakinnye imikino 17 gusa muri Serie A umwaka ushize uyu munsi Gattuso yamuhamagaye muri equipe y'igihugu ni umukinnyi tutarabona neza urwego rwe ariko mu bigaragara uko umubona gato ubona ko ni umukinnyi mwiza ebyiri muremure bishobora kwanga ariko hari ikintu uba ugaragaza mbere y'uko ugeraho ngaho ariko bashakaga n'icyo nakwita nka umukinnyi nka quick addition umukinnyi nyine uri aho ngaho ugomba gutanga ibisubizo aho ngaho mu gihe habonetse atari kuvuga ngo azajyemo turebe ahubwo ari umukinnyi ariko gutera igice ari umukinnyi uri aho ngaho Liverpool iriyubatse ariko attention abantu bashobora kumva ko Liverpool ngo yashoye amafaranga menshi ariko Liverpool yasohoye abakinnyi benshi yasohoye nibyo Deus yahereyeho ibyo yabivuze Liverpool yasohoye abakinnyi benshi kandi yanagize n'ibyago icyo navugaga tudasubiye inyuma kuba bashakaga Gay ni ikigaragaza ko bari bakeneye nyine imyugariro ukomeye ngewe mbibara nk'igihombo gikomeye impamvu ni iyihe nuko kuri runo rwego Liverpool ikompetaho ibigomba kugira abadefanseri bari kuri honivo ku rwego ruri hejuru kandi rumwe ni ukuvuga ngo uyu munsi ifite Virgil van Dijk na Ibrahim Konate n'umwana Deus yavugaga Giovanni Leoni tutarabona ibyo akina tutanahita tumwizera 100%. Naho tukavuga tuti ese aramutse uyu munsi nta muntu yibyifuza Liverpool itakaje nka Virgil amezi 5 cyangwa 3 ese Giovanni Leoni azajyana mu kibuga na Ibrahim Konate n'ubundi Liverpool yari ifite Virgil van Dijk na Konate kuri juni ya gatatu bamaze kwinjizwa ibitego 4 ni 4 bitandatu turi gushyiramo na Community Shield. So icyo rero mvuga nuko Slot ikintu yari yerekanye ko ashaka gukemura ikibazo cy'uburyo yinjizwamo ibitego. Kubura uyu musore nge nabonaga ko agomba kuza ari umustarter ari umukinnyi ubanza mu kibuga byanga byakundi Ibrahim Konate yagombaga kuva mu kibuga cya Liverpool. So ni ikintu kitari cyiza gusa nabonye Arne Slot umutoza w'umujeni ashaka ibisubizo yego ashaka ibisubizo sinjya ndenganya ikipe yakoze move ku mukinnyi bikanga kuko ibi bintu bibaye umwaka ushize bakoze move kuri Martin Zubimendi bategereza ko umukinnyi we yemera akabwira ati turi ready kwishyura byose byarangiye kuri Magehi twese turemeranya ko ari umudefanseri mwiza impeccable ku rwego rwa Liverpool kuri aba defanseri bavugaga bari on niveau kandi warujaje kubanza kandi waruje agomba guhita byanze bikunze akina n'umukinnyi w'ikipe y'Ubwongereza uhoraho kandi n'umukinnyi basa nkaho bizeye Benjamin kandi mu bigaragara diru ye rwose yari yarangiye ikintu n'ikipe yari yamaze kubyakira yamusimbuje ikintu kimwe kibaye nabonye kinakomeye cyane Crystal Palace ifite umutoza sinzi imikoranire ye n'ubuyobozi bwe ariko Grasner agize uraro rukomeye cyane kugira ngo Mage adasoka muri Crystal Palace. Iki ni icyambe. Ikindi cya kabiri muri Palace bavuga ko bitaboroheye kubona umusimbura we kandi ari equipe igiye gukina amarushanwa ku mugabane w'Uburayi ari equipe igiye gukomeza gukina muri Champions muri Premier League ni biturutse mu mbaraga zo kwirinda kubatakaza bombi atakaze Eze atakaze na Magei biturutse ku mutoza bavuga ko ngo uretse n'ibyo akina mu kibuga ngo niwe mutoza muri dressing mu bakinnyi ariko ngo niwe mwambasaderi we mu bakinnyi ariko turebe n'izindi transfer ejo ko Dean Anderson yamushyize imbere ngo asezere wagira ngo yari abizi arabyanga aravuga ati ntabwo birarangira jena nakunze attitude z'aba bahungu babiri ba Palace Eze na Mage gukina kugeza kuri n'abakinnyi beretse ikipe yego ko bashaka gusohoka ariko with the respect bubashye ikipe yitwa Palace indi kipe yari ikiri mu matwi n'abakinnyi ni ikipe yitwa Chelsea yavunikishije rutazamu kuri match ya Fulham uyu musore Liam Delap
bifuza gukatisha indege yari ijyanye Jackson kwa Bayern ngira ngo mwarabibonye ko byabaye saga ikomeye cyane. Max Eber kwa Bayern, Chelsea babwira bati nyaboneka ni mugaruke mutabare hano ibintu birakomeye. Edzo birangiye Chelsea hamagaye umusore witwa Magiyo agaruke rero bamutije, bari bamutije mu kipe ya Sunderland n'ibihombeyemo kuko umusore bita Jackson we yarabita bakavuga ati ibintu byo kuncunaguza ari mu byihorere mwanyohereje mwanyeretse ko nta cyizere ni mundeke nkomezanye n'ikipe ya Bayern Munich. Kuri Chelsea njye naho harimo ikibazo n'ubundi niyo wareka Jackson akagenda hari bibe impamvu z'uko wenda mutarimo kumvikana imikoranire, ariko si ukubera ko uba utamukeneye, kubera ko Chelsea bafashe gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka tujye dukinisha Delap nk'umwataka, Pedro akine nka playmaker cyangwa se akine nka nimero 11. Urebe byahitaga bisobanura ko uri buze gukenera umusimbura wabo bakinyi wundi cyane cyane kuri poste yo kwataka, kubera ko uyu musore akimara kuvunika binjijemo kano kana ka Tariq George. Tariq George match nari njye n'ubwo barongera baramusimbuza mu mukino mo hagati ko nabonye kamo kararangiza n'ikipe na Fulham kagomba kwerekezamo. So rero wahitaga ubona ko n'ubundi bari bakeneye undi mwataka n'ubundi mu gihe Delap bitakuza cyangwa akeneye umuntu uza kumuruhura azakiza kumufasha, ko twamaze kubona ko serivisi z'uyu musore bita Pedro zizakwina nimero 9 cyane, azakora playmaking role yegashaka ibitego akine role nka number 11, ariko biragoye kuzamura mugize nimero 9. Ubona ko nicyo gitekerezo yaramaze kucyakira, yaramaze gukora match ebyiri zikurikiranye atamushyira kuri nimero atamushyira kuri point. Uko byaga bisobanuye ko n'ubundi hakenewe undi muntu uri buze kwa backup ya Delap, kuko Chelsea ni ikipe iri ku bikombe byose ubu ngubu nta excuse n'imwe ifite. Niba uri ikipe yatwara igikombe cyiza, niba uri ikipe wabona pote ya Champions League mwaburi ya buryo ugatwara igikombe cyo kumugane wa nka Conference League, muri champion bigaragara ko ibihe byawe wagize wenda akabamo kwivangira kwa groupe. Uyu mwaka gutwara igikombe cy'isi iya ni statement Enzo Maresca yasinyeho kuri mwaka ari umukonkera kuri buri gikombe cyane. Rero yarakeneye umwataka wo kuza gufasha, nubwo Magihu yaramufashe gutwara igikombe cya Conference League ari mu top scorer be. Tugiye kumureba amuhereza umwanya wo gukina ko Premier League nigeze amuhereza umwanya, tugiye kureba no umwanya azamuha uko azagenda. Gusa gutakaza Jackson njye ntekereza ko atari igitekerezo cyiza, kuko n'undi hanagiye naho ntago agiye nk'umutitireri, agiye nk'umusimbura utarabashe kumukumvika ngo umugumanire muri groupe yawe, si igitekerezo cyiza. Icyo kuri bakoze amakosa ya mbere yo gushyira Nicolas Jackson ku ruhande hakiri kare, kuhita bamukura muri groupe pre-season yose n'ibindi muri Premier League. Nje navuga yeretswe kare ko atari mu mibare ya Enzo Maresca kandi yagombaga no gushaka kandi no bizera. Njewe naye nabivuze ni kwizera Liam Delap kurusha Nicolas Jackson na makosa. Ikindi gutakaza Liam Delap bamutakaje mu gihe none wamukinya amaze no kugera kwa Bayern, mu mutwe we harimo gukora move. Nawe ubwe ntekereza ko abantu babibonye uwitwa Diomans Kamara yavuze ati birasekeje, ati ntabwo Nicolas Jackson yagaruka gukira kuri Stamford Bridge. Umukinnyi mweretse ko atabikeneye, mutamukeneye, afite amezi 2 aba hanze ya Chelsea, yagaruka gutagakina. Byarangiye ahita akata hehe muri Senegal. Agiye muri Senegal nibwo Chelsea koko ibiganiro byakomeje, umuhaje waravuga ati ntabwo bishoboka. Ninjoro deal yari yapfuye yarangiye, uburenganzira bwa Chelsea gutiza ni umukinnyi wacu afite amasezerano yacu nagaruka ngaha. Ariko noneho Chelsea ubundi n'ikintu cyanabiteye n'iriya mvune mbere yo kigera. Chelsea iri muri business, yabwiye Bayern ati turamubatiza sava, ariko murashyiramo obligation to buy, ni itegeko not option, kuko iyo ari option wemerewe kuba wayireka uramureka iwabo uramurekura, ariko iyo ari obligation biba ari itegeko, nuko bigomba kugenda. Hari n'abashyiramo amafaranga, icyo bakora bo baganira gusa wenda ku mikino, ibitego, mena ni mutwara Champions League cyangwa championnat, nyine bashyiramo utuntu tuzatuma iyo obligation to buy itibaye nka kuriya mwabonye ibya Manuel Kanje. Ariko icyitwa cyo kugaruka muri Chelsea, ibi nibyo Thierry Henry rega yavugaga, nibyo yavugaga. Kubera iki umukinnyi we niba ashaka kuva aho ngaho, kuki mutamwumva, kuki iyo mutamushaka mumwirukana uko mushaka, mumwirukana nk'udafite amasezerano. Yego byirangiye bagaruye uyu nguyu yagiye Jackson, ahubwo Manchester City
kuri miliyoni 26 igomba kwishyura Paris Saint-Germain. Donnarumma agasinya imyaka 5 kontara kugeza mu mwaka wa 2030, kongeraho undi mwaka umwe ushobora kwiyongera. Donnarumma ari mu izamu ry'ikipe ya Manchester City. Kwa Manchester United ejo habaye nabo ikintu kimeze niba nabyita nko gucugusa ikibiriti. Biragaragara ko Emiliano Martinez yifuzaga kuba yajoininga Manchester United cyane, ariko wenda ibiha Aston Villa nawe irimo yari kuba yisize ahantu habi cyane. Aston Villa amwongereye amasezerano. Uyu muzamu w'umunyargentine agomba kuguma mu ikipe ya Aston Villa, Emiliano Martinez, ariko United yabonaga ko ifite ikibazo cy'izamu. yabibonaga gusa ku munsi w'ejo nibwo bimwe mu bitangazamakuru byandike ngo bishingiye cyane cyane kuri Manchester United n'abafana bayo cyane bakunda kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahariya byumvikana, bisa nk'aho ari icyemezo rero batangiye gusa nk'aho bashaka gucama, kuko bakimara kubona Aston Villa igiye kuri deal y'umusore Ren Lamens, batangiye kuvuga ni gute dushobora kwinjiza umunyezamu bigaragara ko atari igihe kirekire kandi ikipe ya Aston Villa igiye kugura umukinnyi twifuzaga natwe ku isoko. Baravuga bati uyu munyezamu nubwo ari umunyezamu mwiza muri Premier League, nubwo ari umunyezamu wagize ibyo ageraho, ariko ntari amakosa amwe nango ashinjwa ajya gukora mu mukino akostinga ikipe ya Aston Villa gutakaza umukino. Bakavuga ngo niba dufite abakinnyi b'abazamu bigaragara ko ahazaza hacu naho hagoye, tukaza undi munyezamu nawe bigaragara ko niyo yaba ari mwiza kumugumana bitashoboka bitewe n'imyaka cyangwa se n'igihe asigaranye mu kibuga, kubera iki United ijya kuri iyi deal. Kuko ejo United yari yumvikanye Pascal Tamuzi ni umusore Emiliano Martinez, bagize aho bahurira n'ikipe ya Aston Villa yiteguye kuza kwemera ibyo yahabwaga n'ikipe ya Manchester United, bahita berekeza imbaraga zabo kuri uyu musore Ren Lamens, uyu musore w'umubirigi. Birangira rero Manchester United nayo ikomeje kugenda monitoringa situation y'abanyezamu bombi, ifata umwanzuro wo kujya ku munyezamu twakwita projet yabigiye kirekire kuruta uko bajya kuri Emiliano Martinez, niyo yaba mwiza bafatira igihe gitoya. Urege United icyo cyatumye hindura ibitekerezo kugira ngo izane uyu munyezamu Ren Lamens bihorere Emiliano Martinez, nayo bigaragara ko yifuza gusoka mu ikipe ya Aston Villa ariko bikaba byanze. Igitekerezo ariko ngiye mbona wenda nuko ari cyo cyashobokaga, ariko ubu nona niyo yakina umwaka umwe yari ikeneye Emiliano Martinez kurusha Sam, kuko iyi shampiyona avuyemo uretse n'ibya shampiyona impano yose yaba afite umuzamu w'imyaka 21 uvuye noneho muri uvuye muri ligue ya Belgique. Birashoboka ko wenda yaba Donnarumma cyangwa akaza agahita yiyadapta mu buryo bwihuse. Nicyo mvuga nyine ko yaba Donnarumma akiri muto yakiyadapta, ariko iyi kipe agiyemo nibi bihirimo n'uburyo irimo irashotwa amashoti ameze nka za ngoma z'abapro. Uyu mwana afite akazi pe, jewe mbona gakomeye cyane, umuntu agahagarara erega n'abakinnyi baramutinye. Icyangiye umuntu gitera agahinda gitera agahinda Martinez baramwifuzaga, ahubwo ubwo nuko icyo ari cyo cyashobotse, baramwifuzaga ni kwa kundi nyine bikora kimwe, ariko iyi ni gahunda United mazemo iminsi yego nawe no muri farumasi yo bagujyanye reka dusuza abaganga b'inshuti zacu cyane cyane Diego Costa farumasiye babikora kimwe, babandi batanga imiti kwa muganga ntajya buri umuti ukora kimwe n'undi. Uwo muganga yanditse arakubwira ati uyu ntituwufite, ariko hari undi ukora kimwe nawe, atari kuyu bikora kimwe n'uwo muganga yari yakwandikiye. Wabihuza na baguze bakora kimwe. Numva Emiliano Martinez atabonetse Lamens nawe arahari kandi bakora kimwe, n'ibintu bikora kimwe nta kibazo. Mwarimu utaramwemera kuko yari atarabiyereka neza, bamwita Randar Kolomuane, Randar Kolomuane kwa gatanu agiye kwatakira ikipe yitwa Tottenham Hotspur. Nyamara reka mbabwize ukuri zirirwaza Tottenham ugigereje abataka bane, Spurs zirirwaza. Randar Kolomuane Tottenham ifite Richarlison, Randar Kolomuane, Dominique Solanke, undi ni umwana uvuye muri Bayern na Matiste bane ifite na Mediate yinjizemo rega na Xavi Simon. Ariko kwa gatanu mu kiganiro yakoranye na Sky, Daniel Levy yavuze ko bifuza igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Eban ari gutanga ibimenyetso Randari wa muntu wese umuntu wo korohera abana n'umuri wo kotera ko nabonye, ariko namukura bavuga ko ari iyo ntego nigiye guhangana na Liverpool zungu mukura, ariko yagiye oya we yavuze ngo mu buryo bari kubaka Tottenham Hotspur ngo niyo guhatanira igikombe cya Premier League. Randari Kolomo shayi Premier League nta muntu uzongera kuryama, reba baba abihushamo
gusa niba uje Tottenham igize sama nziza vuba. niba aje mu Ni- bwongereza ibonye umutoza mwiza kandi isinyisha abakinnyi n'abakinnyi umutoza avuga ko bashaka nabo gukinira supasi atari ba bantu ngo ni iki ni Dandara aricaza Richardson ariko Richardson ntajya akina match 10 yaba yagiye we nta kibazo agira Richarlison w'uyu mugabo ko mbona agenda aragenda ikibazo ni ubuzima bwe ajya akina imikino myinshi dawo oya Richardson rega Nta ntiwamushinja ko mikino 15 yakina. Richardson si umuswa ahubwo Richardson ntahaba kandi umutoza amaze kumunagura ku mugani wa Edison ni ukumunagura niba ari isuka niba ari icyuma simbizi ngo umutoza ngo yaramunaguye asigaye agenda yaramunaguye iyi sama igenze nabi nta nubwo binjije abakinnyi bakomeye ariko uranabona n'uburyo bakina sinzi icyo yabaye ntabwo igenda pe abikomeye reka Huh? se wageze ngo izamu kuri ubu urireba ni ikintu upfa kwinjizamo kariya gapira uko wiboneye umushize yabaga azi ku bitagenda ni ibintu biba bigoye so ubona ko kugenda kwa Sancho ni ikintu cyiza kuri Manchester United byibuze yabonye uburyo inasohora bano bakinnyi bose bita ngo twabahembye ngo ni abarakare kubona aho Sancho ajya kubona aho imbumbi ijya muri Real Betis iguzwe na miliyoni 25 undi wari usigaye ninde Rasmus yagiye muri Napoli lazima usuhira urumva ko byibuze Manchester ikoze business no gutiza nicyo kibazo no gutiza ariko barara amafaranga baguha yo gutiza ariko se muri Rasmus harimo obligation nabo to buy obligation to buy bose batashye no gukodesha abandi batetse ntizanyo za Man United zatashye no gukongera abatetse abakwiye barahinduka urugo ruzaba rwuzuye pira n'abagiye ko zaraje badazaza kurya